ibyo bintu twabashije kubyumva, ariko mu by'ukuri Pastor Claude ni umuntu twabonye ntabwo ari macuwa, ni umuntu rwose wakoze ibintu bitari byiza, birane nko kuvuga ngo ni ugushinyagurira umurambo. Kumva ngo yagiye akora ibintu nka biriya by'amarorerwa ntabwo bishimishije nk'umuryango we, mu by'ukuri byabababaje cyane. Basanga nyine ntabwo ari byo, ni uko umuryango utoragura amabuye ushaka kumukubita. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero muri studio nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Ntabwo ndi ngiye nyine muri studio, ndi kumwe n'abatumirwa babiri. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyangwa se ntangira kubaganiriza, reka mbanze mbakire babanze batwibwire, ubundi tuganire muri rusange. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Mumeze mute? Turashima Imana. Muragerageza mwongere ijwi kugira ngo abantu badukurikiye babashe kubumva neza? Yego. Hanyuma reka wibwire abantu badukurikiye amazina, hanyuma nakire n'undi mutumirwa turi kumwe, ubundi tuganire neza. Banyita Ingabire Natasha. Ingabire Natasha, uyu munsi wifuje kuza gufatanya natwe mu kiganiro cy'uyu munsi? Yego. Imana igureze umugisha. Yes, reka nakire n'undi mutumirwa turi kumwe muri studio, nawe abanze abibwire. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Meze gute? Tumeze neza, turashima Imana. Nawe wageze muri studio uyu munsi kugira ngo tubashe kuganira ikiganiro kimeze neza cyane rwose. Hanyuma reka wibwire abantu badukurikiye, ubundi dutangire neza, by'umwihariko twinjira mu kiganiro no mu nkuru tugiye kuganiraho uyu munsi twateguye. Yego, murakoze. Banje kubasuhuza. Yesu ashimwe. Kanizere ko mumeze neza cyane. Amazina nitwa Dukuzumuremyi Valentin. Ninjye mugiye kubana nanjye muri iki kiganiro. Asante. Yes, ari inkuru imaze iminsi iri hano hanze, cyangwa se imaze igihe iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, iri kuvugwa. Sinzi niba mumaze iminsi muri kuyikurikirana. Ni inkuru ya Gogo Gloriosa, by'umwihariko dukomeza kuyanganisha umuryango we wabashije kuba waba uri mu gahinda, ariko bumve ko nyine ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho. Umuntu uyu munsi yaba ameze neza, ejo akaramuka wenda yitabye Imana, ariko n'ubundi twese amaherezo ntawe uzasigara kuri iyi si. By'umwihariko inkuru ya Pastor Claude imaze iminsi iri kuvuga, by'umwihariko yabaye ku munsi w'ejo bari gushingura, y'ukuntu Pastor Claude yaba yarakubitiwe kuri morgue. Ibyo bintu bigeze ubyumvaho cyangwa wabibonyeho? Ibyo bintu twabashije kubyumva, ariko mu by'ukuri Pastor Claude ni umuntu twabonye ntabwo ari macuwa, ni umuntu rwose wakoze ibintu bitari byiza, birane nko kuvuga ngo ni ugushinyagurira umurambo. Kumva ngo yagiye akora ibintu nka biriya by'amarorerwa ntabwo bishimishije nk'umuryango we, mu by'ukuri byabababaje cyane. Nanjye ndi umuntu biriya bintu nabikora. Kumva ngo umuntu wanjye bagiye kumushinyagurira, aravuze ntarasohoka, aracyari mu buruhukiro, we akagenda akajya gushaka amavyuzi, akora ibintu bidakoreka. Buriya Pastor Claude ni ingero mbi twagiye tumuboneraho nyinshi. Igisenyi yakoze ibintu bigayitse nabyo. Ngaho ku rubanza bari abanyamakuru bafunzwe, yaragiye ajya guhatiriza, atunga kamera Chita ngo anavuge ku nkuru ku ngufu. Chita nawe aramusuzugura. Buriya Pastor Claude rero tumaze kumubonaho ibintu byinshi. Ntabwo ari pasiteri muri makeya, ni disipurine, azisubiraho rwose, kandi amaherezo bizamugaruka, bizamubera ibintu bibi amaherezo. Nakomeje kujya numva inkuru benshi bari kuvuga ngo atanitwaye neza, cyangwa se sinzi n'ubundi. Rega buriya Pastor Claude ntabwo ari kumucira urubanza. Wowe ejo imodoka yaraparitse, urumva imodoka iparitse, tuno tumodoka twiza tw'umukara, niba ujya utukurikira twiza, tuno tumodoka gaparitse, afata kamera aragenda atunga ku modoka ngo dore ngiyi modoka irimo umurambo wa Gogo Gloriosa, ngo ni iyi ngiyi rwose, kandi ngo umurambo aracyari muri morgue. Hanyuma ngo ba nyiri murambo, cyangwa se ba nyiri abanyamuryango, cyangwa se aba mu muryango wa Gogo Gloriosa, ngo babibonye ngo Claude ari kubivuga kuko bari muri iyo modoka, ngo birababaza, barasohoka n'umujinya mwinshi. Birababaza, baraza ati ntabwo ibintu ari byiza, ngo Claude ashaka gutera amahane, ngo ashaka no kurwana. Ejo inkuru warayibonye yuko Claude yashaka kurwana, ari gutereka kamera imbere kugira ngo abe ari we wa mbere ufata inkuru. Yego, sinayirangije yose, ariko nayibonyeho. Nayibonyeho mbona Claude azana kamera. Rega biba bibabaje, nta kuntu umuntu baba bari mu gahinda gakomeye
nuko wowe uzane ibintu nyine byo kubasubiza mu marira. Ngo yafashe kamera ajyana imbere nyine, nuko aba avuga ibintu bitari byiza ku muryango wa Gogo, ari kuvuga kuri Gogo nyine ngo umurambo we ngo uri hariya basanga nyine ntago ari byo. Nuko umuryango utoragura amabuye ushaka kumukubita, ariko nyine muri make biriya bintu ntago ari byiza. Nk'umuntu w'umunyamakuru ntago biriya bintu yakabikoze, nk'umuntu pasiteri muzima tugomba gushyiramo n'ubwenge. Natwe turi biremwa muntu, ntago waba uri uwapfushije umuntu wawe yageze ahacecekerwa, nturakira amarira, nturakira agahinda, nuko nyine ngo umuntu aze ashake kugusonga, ntago biba ari byiza rwose. Nibyo ndi no kugenda nanjye, bimwe mu byo ndi kugenda mvuga mu minsi itambutse cyangwa se mu gihe gishize, hari inkuru yigeze kubaho ari kwandagaza umwe mu bapasiteri nanone bagiye bazirana cyane ko bagiye banabana mu rukundo, umwe bita Pastor Mutesi nanone. Kandi Pastor Mutesi nawe ejo burya bari gushingura yari yagiye gutabara, amaze iminsi ari kumushyira hanze amuharabika, akora ikintu cyitwa kumuharabika mu buryo buteye isoni, bitagakwiriye umuntu uwo ari we wese, niyo byaba ari we cyangwa se atari we, ntabwo ari ibintu byo kuba waza ko bimara iki se mu banyarwanda cyangwa muri sosiyete. Ni ukuvuga ngo uyu Pastor Claude hari umugabo ejo ari kwa kundi abantu baba bari ku kiriyo cyangwa se baba bahagaze bagiye gushingura, nk'ako kanya buri wese akajya atanga ubuhamya akavuga ngo Gogo Gloriose yambereye umwana mwiza cyane, ko nanabikurikiye bamwe bari kuvuga ngo mbere y'uko dushingura Gogo Gloriose yasize avuze ko umuntu wese ushaka kwihana agomba kuza akihana tukamusabira imbabazi, kuko isi turimo ntabwo ari iwacu. Hanyuma umwe navuga ngo ni nk'umumanager wungirije BKM wa Yezu, wungirije BKM nyine, urabizi ko wa Yezu BKM ariwe warukuriye, navuga ko ariwe manager mukuru, niwe manager mukuru wa Gogo Gloriose. Hanyuma no kuvuga ngo hari undi umwungirije nanone, Pastor Claude ngo yagiye avuga ko ngo uyu mumanager wungirije BKM ngo ari mu bantu bagize uruhare mu rupfungo rw'uyu mukobwa bita Gogo Gloriose. Rero akenshi burangiye Pastor Claude sinovuga ngo ni Gogo Gloriose yakoreye bino bintu, ni agira ibintu byiharabika, agira ibintu bitari byiza mu kanwa ke. Ni ukuri nk'umuntu w'umukozi w'Imana ntabwo yarakwiye kwifata kuriya. Ni ukuri aba ba YouTube bari gushaka views mu nzira zitumvikana, zitanagaragara. Nk'umuntu wari ugeze ahantu bagize ibyago yagombye kwitonda, ariko views nta kibazo mujye muzishaka, ariko mujye muzishaka mu nzira zigaragara kandi zifatika, kurana gushinyagurira umurambo. Noneho ni ukuvuga ngo uwo nguwo umumanager nawe ni ukumubeshyera, kuko ntiyari ahari, ashinja ibintu atazi inshuro nyinshi, avuga ibintu atazi inshuro nyinshi. Pastor Claude agira ururimi ruharabika, nagiye mukurikirana. Rero ni ukuri ntabwo ari byiza mujye mushaka views mu bintu byumvikana kandi bifatika. Yego, ko nakomeje kumva bamwe bari kugenda bavuga ni Severante ati Pastor Claude ngo umuryango wa Gogo Gloriose ngo ushobora kuba wababaye cyane cyangwa yarawukomerekeje, barakaye cyane, ngo bakaba batanze ikirego kuri RIB ngo kugira ngo Pastor Claude yitabe. Ibi bintu murabyumva mute? Rega nawe birumvikana, ntabwo naba ndi mu gahinda, nuko nyine nguruko wowe uri kunsonga, ntabwo twakumvikana, nanjye ntabwo nabyakira neza. Yes, ni ibintu bibabaje mwa bantu mwe mudukurikiye, by'umwihariko ni inkuru ziba atari nziza, ariko nyine by'umwihariko dukomeje twebwe kwihanganisha umuryango wa Gogo Gloriose, tunabwira abantu by'umwihariko n'ubundi ni nkaho twese tuba dukora ibiganiro cyangwa se dukora ibintu bimwe, ariko burya iyo umuntu niwo kuvuga ngo Pastor Claude yabyiniraga ku murambo. Yego rwose icyo ni ikinyarwanda cyumvikana, kuko kumva ngo umuntu w'umubyeyi muzima, usibye rwa ngo ni views, umuntu w'umubyeyi muzima, icya kabiri twumva ngo ni umukozi w'Imana, ariko ubundi asengera hera. Umukozi w'Imana wese agira ikintu kimuranga, indangagaciro zimuranga. Pastor Claude umurebye asanga nta ndangagaciro afite muri we, kuko nta ku muntu ajya kuvuga ibintu nka biriya bigayitse kuriya imbere y'imbaga y'abanyarwanda, avuga ku muntu wapfuye, umuntu witabye Imana. Biragayitse.
mushaka inzira mushakamo views zifatika kandi mujye mukora ibintu byubaka sosiyete nyarwanda. Yego, ni ubuhe butumwa wagenera abantu badukurikiye by'umwihariko cyangwa se umuryango wa Gogo Glorious turi kugana ku musozo kugira ngo tubashe kuba twajya kuruhuka natwe cyangwa se twasubika ikiganiro uyu munsi? Nta byinshi, gusa bakomeze kwihangana, bibaho, ni inzira ya twese niyo twerekera, ariko mu by'ukuri Gogo yari umuntu watugejejeho ubutumwa bwiza, yari umukozi w'Imana, ni ukuri afite n'urwibutso tuzamwibukiraho. Yari umuntu ugira umuntu wamureba agakumva n'ibyo kumva uramwishimiye cyane. Njye namumenye vuba ahangaha ubwo yajyaga muri Uganda, narebye ibitaramo yagiye akorerayo nkabona ndamwishimiye cyane, ariko buriya ntabwo twavuga ngo kuki agiye vuba, hari impamvu Imana yemeye ko agenda. Rero umuryango nawe ubwira ngo ukomere, wihangane, bibaho ni ukubyakira nta kundi. Yego, yari yimariye iminsi ari kuririmba ngo every day I need the blood of Jesus, ariko by'umwihariko kakarimbo naragakunze. Abantu ni keza, hari n'abantu bagiye bavuga ngo uyu mukobwa ashobora kuba yarakoreshejwe cyane ngo hariya mu gihugu cya Uganda ngo bikaba byarateje bimwe mu munaniro ngo bitewe n'indwara yarasanzwe afite. Yego, byashoboka yuko byanaba nabyo, ariko uko nabikurikiranye ntago yakoraga ngo birenze iminota 10. Iminota 10 rero ndumva naho waba urwara ibihaha, naho ufite iyo mivuduko y'amaraso n'ibyo bicuri, ntago iyo minota 10 rwose yatuma igutera amanka yo kuvuga ngo uragira isheke yo kuvuga ngo bigira ubwo witaba Imana. Ahubwo buriya tujye tumenya yuko igihe Imana yateguye ntago ushobora kukirenga. Igihe Imana yateguye ni ngombwa ngo isaha y'Imana ntushobora kwirenga byanjye bikundi. Imana ibintu byayo bihora biri kuri gahunda, turabizi kandi turabisobanukiwe. Rero abantu twige duhimbahimba inkuru ngo twumve ko niba manager amufashe akumva ko yamuzamura mukuye ahantu nkara numvishe hatari heza cyane, akumva ko yamuzamura bimushyiraho ikintu cy'umuharabika ngo yarashaka kumukoresha ngo kumubyaza inyungu. Njye ntabwo ndi kwemerana nabo, ahubwo icyo ndi kuhamenya nuko hari uko Imana ibishaka gutabara umuntu. Yaramaze kumugeza ahantu hagaragara, yamaze kuba umusitari mwiza, twaramukunze. Byari ibintu byiza cyane ko igihe cyageze Imana yisubiza ibyayo, yasaruye. Bakomeze bihangane rero. Hanyuma reka na Valentin agira icyo abwira abantu cyangwa ubutumwa bwa nyuma agenera abanyarwanda by'umwihariko turi kugana ku musozo, hanyuma tureke mbarekure mubashe kuba mwajya mu tundi turimo. Yego, murakoze. Ngewe icyo nabivugaho, uyu Gogo Glorious yari umukobwa mwiza, yari umukobwa ukiri muto nyine utarugize igihe cyo nyine cyo kwitaba Imana nyine. Yes, ntacyo, reka dusoze tubwira abantu ngo mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira, mujye mukomeza mukande subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bibageraho umunsi ku wundi, kandi Imana ikomeze ibahereze umugisha. Asante sana.